Ese bikubaho kumva kenshi unaniwe ukabona ibinure ku nda bigenda byiyongera, ari nako imbaraga z'umubiri zigabanuka, umutwe ugahora uremereye, rimwe na rimwe ntunatekereze neza, ukagera n'aho wibaza utese ko nkiri muto, ibi biraterwa n'iki? Aha abantu benshi bahita bavuga ngo ni stress, ni akazi cyangwa ni imyaka. Ariko hari ikintu abantu batitaho cyane, imisemburo y'umubiri, cyane cyane umusemburo wa testosterone, umwe mu misemburo yongera imbaraga. Uyu ni umusemburo mu makuru amwe y'abamotari bivugwa ko ari umusemburo w'akanyabugabo, ariko mu gitabo kizwi cyane cya siyanse n'ubuzima cyitwa Guyton and Hall Textbook of Medical Psychology, basobanura uko umusemburo wa testosterone ugira uruhare mu mbaraga z'umubiri, mu kugenzura ibinure, gukomeza inyama z'umubiri n'amagufa, ndetse no mu mabanga y'abashakanye. Testosterone rero si iy'abagabo gusa, kandi ntikenerwa mu mibonano y'abashakanye gusa. Iyo iri hasi cyane cyangwa iri hejuru cyane, ishobora guteza ibibazo by'ubuzima. Ni nayo mpamvu kuba ku rugero rusanzwe ari byo byiza. Duha iminota mike y'umwanya wawe ukurikira iki kiganiro, usobanukirwe testosterone icyo ari cyo n'akamaro ku mubiri, umenye ibimenyetso by'igihe yabaye iri hasi, cyane cyane nyuma y'imyaka 30. Uranamenya kandi imirire yafasha umubiri kuyibyaza umusaruro neza, n'ibyo wakwirinda biri mu bituma igabanuka. Niba rero ukunda ibiganiro byizewe by'ubuzima bwiza, kanda like, utwereke ko turi kumwe, unakore subscribe niba ari ubwa mbere wari ugeze aha, ubundi ugumane natwe kugeza ku musozo, umenye byinshi kuri uyu musemburo bita uw'akanyabugabo. Muraho neza abantu b'utuntu tw'ubwenge, nitwa Twige nk'ibisanzwe kandi nishimiye kongera kubana namwe. Niba uri mushya kuri iyi channel, hano tuvuga ubuzima bwiza mu buryo bworoshye, bushingiye ku bimenyetso n'ukuri gufatika kwa siyansi. Muri iki kiganiro ugiye kumenya ngo umusemburo wa testosterone ni iki, umaze iki mu mubiri, ni ibihe biribwa byafasha kuwubungabunga. Uranamenya kandi impamvu kumenya ibi byose bikureba, waba uri umugabo cyangwa umugore. Reka tubanze dusobanure iby'uyu musemburo. Testosterone ni umusemburo cyangwa hormone ikorerwa cyane mu dusabo tw'intanga z'abagabo, ariko n'abagore barayigira mu rugero ruto, igakorerwa mu duce two hejuru y'impyiko. Iyi testosterone ikaba imwe mu misemburo igena imbaraga z'umubiri, imiterere y'inyama z'umubiri ndetse n'imitekerereze. Muri rusange ni umusemburo ufasha imbaraga z'umubiri gukomeza inyama z'umubiri n'amagufa, kuringaniza ibinure, gufasha imitekerereze ndetse n'uburumbuke ku bagabo ndetse no ku bagore. Ariko by'umwihariko ku bagabo, ni umwe mu misemburo igena uburyo umubiri ukora ku buryo bwinshi. Reka turebere hamwe uburyo butandukanye uyu musemburo ukora ku bagabo. Uburyo bwa mbere ni ku nyama z'umubiri n'amagufa, aho testosterone ifasha kubungabunga inyama z'umubiri, ikanafasha amagufa gukomera. Iyo igabanutse inyama z'umubiri ziragabanuka, zikanagabanya imbaraga, amagufa nayo agatangira kugenda yoroha buhoro buhoro. Uburyo bwa kabiri ni ku budahangarwa n'ibinure by'umubiri, kuko iyi testosterone ifasha umubiri gukoresha neza ingufu z'imbere mu mubiri, ibyo dukunze kwita metabolisme, igafasha umubiri gutwika ibinure, cyane cyane ibinure byo ku nda. Iyo uyu musemburo ari muke rero, niho usanga hari abantu banarya bike, ariko ibinure byo ku nda bikanga ntibigabanuke. Uburyo bwa gatatu ni ku mbaraga n'ingufu. Iyi hormone ifasha ingufu, ikagabanya umunaniro, ikanagufasha mu kugarura imbaraga vuba nyuma y'imyitozo cyangwa akazi kenshi. Uburyo bwa kane ni ku mitekerereze.
Testosterone ifasha umuntu kugira umurava, kwiyumva neza, ibi twita kugira mood nziza, kwibuka no gutekereza neza no kwigirira icyizere, ikanafasha guhangana n'agahinda n'igitutu. Abagabo bafite testosterone nkeya bakunda kumva bafite urujijo mu mitekerereze, ibyo bakunze kwita brain fog mu cyongereza cyangwa brouillard mental mu gifaransa. Uburyo bwa kane ni ku mibonano mpuzabitsina n'uburumbuke. Iyi testosterone igira uruhare mu bushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina ndetse ikanafasha mu gukora intangangabo. None rero iyi testosterone iyo igabanutse ntabwo bibangamira igice kimwe gusa, bibangamira umubiri wose icyarimwe. Reka turebere hamwe rero ibimenyetso byerekana ko testosterone yagabanutse. Muri rusange uko imyaka igenda yiyongera, cyane cyane nyuma y'imyaka 30, testosterone ishobora gutangira kugabanuka buhoro buhoro. Reka turebere hamwe ibimenyetso 8 bikunze kugaragara. Ikimenyetso cya mbere ni umunaniro udashira. Ushobora gusinzira ariko ugakanguka umeze nk'uwahondaguwe, mbese unaniwe cyane. Ikimenyetso cya kabiri ni ukugabanuka kw'imbaraga z'inyama z'umubiri. Ushobora kumva utagifite imbaraga nk'uko wahoze, inyama z'umubiri zikagenda zigabanuka, aho wari ufite 6 pack zikagenda zihinduka 1 pack. Ikimenyetso cya gatatu, inda yiyongera vuba. Iyo uyu musemburo ugabanuka, umubiri unanirwa kuringaniza ibinure by'umubiri, bikiyongera ku nda nubwo waba utarya cyane. Ikimenyetso cya kane ni ukugabanuka k'ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Kugenda wumva nta bushake bwo gukora imibonano y'abashakanye cyangwa ugasanga ubushake bugenda bugabanuka, iki nacyo ni ikimenyetso cy'igabanuka ry'uyu musemburo. Ikimenyetso cya gatanu, ubugabo kudahaguruka neza cyangwa kudakomera. Aha gucika intege k'ubugabo nabyo bishobora kuba ikimenyetso. Ikimenyetso cya gatandatu nibyo bita brain fog cyangwa brouillard mental, ari byo kwibagirwa no kudashobora kwibanda ku gitekerezo kimwe, aho ushobora kumva utekereza nabi, ubwonko butari hamwe mbese. Ikimenyetso cya karindwi ni ukwiheba, kugira stress n'umujinya byihuse, aho haba igihe umuntu yumva nta kintu kimushimisha. Ikimenyetso cya 8 ni ukudasinzira neza cyangwa gutinya kubura ibitotsi, ugakanguka kenshi mu ijoro. Icyitonderwa rero ni uko ibi bimenyetso bishobora no guterwa n'izindi ndwara, niyo mpamvu iyo bikabije ari byiza kwihutira kwa muganga kwisuzumisha. Gusa inkuru nziza ni uko hari ibintu byinshi wakora ku buzima bwa buri munsi bigafasha umubiri gutunganya testosterone ikaguma ku kigero cyiza. Mbere yo gusobanura ibiribwa bifasha testosterone kwiyongera, reka tubanze dusobanure iki kintu. Nta kiribwa cyongera testosterone nk'umuti, ariko hari ibiribwa bifasha umubiri kuyibyaza umusaruro neza bigatuma itagabanuka. Ikiribwa cya mbere turagisanga mu biribwa bikungahaye kuri zinc. Zinc ni intungamubiri y'ingenzi mu gukora testosterone. Ibyo washyira mu mafunguro yawe harimo amagi, imbuto z'ibihaza, inyama nziza nazo mu rugero, inyama y'umwijima n'ibinyenyanja, cyane cyane huître ku bashobora kubibona. Icya kabiri ni amavuta meza. Testosterone ubundi ikorwa hifashishijwe cholesterol nziza. Niyo mpamvu kurya ibyakuwemo amavuta bimwe bita fat zero igihe kirekire bishobora kuyigabanya. Amahitamo meza rero yaba umuhondo w'igi, avoka, amavuta ya olive, ubunyobwa butandukanye ndetse n'amavuta y'inka ariko mu rugero. Icya gatatu ni ibiribwa birimo omega 3.
Iyi omega gatatu ifasha kugabanya uburibwe mu mubiri no gutuma hormone zikora neza. Urugero rw'ibiribwa wasangamo iyi omega gatatu ni nk'ifi ya somo cyangwa salmon, za sardine cyangwa ifi bita makero. Ku mwanya wa kane haza imboga zo mu muryango w'ibinyamashu zose. Izi mboga zifasha kugabanya estrogene nyinshi mu mubiri bikaringaniza testosterone. Urugero rw'izi mboga ni aya mashu asanzwe cyangwa amashu bita chou de Bruxelles, hakazamo brocoli cyangwa chou fleur. Ku mwanya wa gatanu haza vitamine D. Vitamine D burya ifasha imisemburo gukora neza, ukaba ushobora kuyibona mu mafi no mu muhondo w'igi, ariko burya izuba niryo ryiza kurusha byose. Rero umuntu wota izuba burya ntaba akora ubusa. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga ibiribwa byose birimo magnesium n'icyitwa selenium. Magnesium ifasha imitsi n'imikorere y'imisemburo gukora neza no kugabanya umunaniro. Magnesium ikaboneka cyane muri shokora y'umukara, imineke ndetse n'ubunyobwa. Naho selenium yo ifasha ubudahangarwa bw'umubiri no kurinda uturemangingo kwangirika. Iyi selenium ikaboneka mu bunyobwa bwa Brazil bakunze kwita Brazil nuts. Ukaba warya kamwe cyangwa tubiri ku munsi biba bihagije. Ikindi kibonekamo iyi selenium ni amafi yo mu nyanja nka za sardine cyangwa thon, iyi bakunze kwita tuna. Niba kugeza aha ibyo tukugezaho wumva bikungura, kanda kuri like unakora subscribe kuri iyi channel niba bwari ubwa mbere uhageze, kandi usangize iyi video umuntu uzuhanganye n'umunaniro, ibinure byo kunda cyangwa kubura imbaraga. Ubundi dukomeze tunarebere hamwe ibyo wakwirinda kuko bigabanya testosterone mu mubiri wawe. Muri make mu kubungabunga uyu musemburo, wagerageza ifunguro ryawe rigahora rifite proteine cyangwa ibitera imbaraga, rigahora rifite imboga, amavuta meza ndetse n'amazi. Gusa nanone hari ibyo ukwiye kwirinda uko ushoboye kugira ngo bitakugabanyiriza testosterone. Muri ibyo bigomba kwirindwa, icya mbere ni inzoga nyinshi. Icya kabiri ni ibiribwa byo mu nganda, ibi bitunganyijwe cyane. Icya gatatu ni ukwirinda kurya isukari nyinshi. Icya kane, iyo umuntu atarya ibitera imbaraga igihe kirekire, testosterone igenda igabanuka. Ikindi ni ukudasinzira neza no kugira stress ihoraho. Ibyo ni ibintu bigomba kwirindwa niba ushaka kuringaniza testosterone yawe. Inshuti zacu rero, nk'uko tumaze kubibona, testosterone ni hormone ifasha inyama z'umubiri n'amagufa, igafasha umubiri gutwika ibinure byo kunda, ikongera imbaraga n'umurava, igafasha imitekerereze n'icyizere, ndetse ikanagira uruhare mu buzima bw'imyororokere. Rero iyo igabanutse ushobora kubona umunaniro, kwiyongera kw'ibinure kunda, kwibagirwa, kudasinzira, guhorana stress no kubura akanyabugabo. Ariko igishimishije ni uko ushobora kuyishyigikira ukoresheje kurya ibifite zinc n'amavuta meza, ibirimo omega gatatu ndetse n'imboga, gusinzira neza, kugabanya inzoga n'isukari, gukora imyitozo cyane cyane guterura ibiremereye. None niba wumva hari ikimenyetso ufite mu byavuzwe mu kiganiro, tangirana n'ikintu kimwe gusa uyu munsi, wimenyereze nk'urugero gusinzira amasaha 7 kugeza ku 8 ku munsi, cyangwa wongera amagi n'avoka mu mafunguro yawe. Tugumane no mu kiganiro cy'ubutaha aho tuzavuga birambuye ku kamaro ku buzima bwiza k'ikirungo bita clove cyangwa clou de girofle. Murakoze cyane kubana natwe, tuzongera kubonana mu kindi kiganiro, ubundi mugire ubuzima bwiza.